kujya gutwara imodoka ku yindi sene yaba bwa bumenyi uramurana nubwo urangica noneho ikintu cyabaye ubwo nagiye kujya muri sinema maze igihe ubwo ncuruza inkweto kurangura za Kimisagara ugacuruza nk'abazunguzayi nyine bisanzwe ndavuga mana niba koko ari wowe watumye nza muri sinema urabizi neza ko nanyuze mu bintu byinshi hari utuzi twinshi tutakunze hari iki niba koko kanarakanjye ndakwinginze bana nanjye kuri iyi seti nyereka ko byibura nabishobora icyari cyambabaje cyane ni uwo mutima gutekereza kunyica kudatekereza kuba wanyohereza hanze kuba wabyumvise neza ko tumaze kwinjira mu mwanya w'umutumirwa w'umunsi. Uyu munsi umutumirwa wacu n'umukinnyi wa filime akaba umwanditsi wazo akaba na producer wazo, niwe ukina akanakora kandi filime yitwa Impangi. Iyi ni filime y'uruhererekane, niwe yandika n'umushinga we muri rusange. Yamenyekanye no mu zindi filime mwakunze hano mu Rwanda, yitwa Genetus Anase Bahavu. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima. Arashima. Twirukanaga kera muri kiganiro. Kabisa kera. Mu gutangira ni ryari wamenye ko ushobora gukina filime, hanyuma waje no kubyinjiramo ute? Nabimenye muri 2015 nko hagati, noneho mbyinjiramo muri 2016. Urebye nibwo nanakinnye filime yanjye ya mbere muri 2016. Ubwo wabimenye ute? Nabibwiwe n'abandi kuko ntabwo nari naratekereje kuva mbere ko nzakina filime mu buzima bwanjye, ariko kuko nabanje kubaho mu modo nkajya ngahura n'abantu benshi batandukanye bafite impano zitandukanye, nza guhura rero n'uwari uri muri sinema aza kumbwira ati wazinjiye muri sinema ko mbona wabibasha, bitewe n'uko nari mufashije gukina agace gatoya yakoraga teatre zino bakinira imbere y'abantu. Abo bari gukorana arambwira ati wamfashije, ndamufasha turagakina. Arambwira ati urabishoboye, wazinjiye muri sinema. Ubwo nibwo namubaje se bigenda bite, bimeze gute, aransobanurira. Rero andangira ahantu habera casting, ntangira kwitabira casting. Kubw'amahirwe 2016 mbona filime ya mbere nkinamo. Navuga ngo na casting nagiyemo zari guhera muri 2015 birangira nko mu mezi abiri ya nyuma, ku buryo 2016 nahise nkina muri filime ya mbere yitwa Umuziranenge. Ubwo umuntu yarinde? Ni umuntu utongeye twa Regis. Ujya mu Muziranenge. Yego. Muri casting byari bimeze bite bya filime yawe ya mbere wari ugiyemo? Casting byari bikomeye kuko ntago sinarinzi ngo bakoramo ibiki. Nabona umuntu bwa mbere mbonye umuntu asohotse ntese babaza gute, barabanza bagapima uburebure bwawe, nyine bakareba ibiro byawe, bakagufotora, hanyuma bakakubwira ngo kina iki ngiki, ukagenda ugakina. Ubwo urumva nanjye narinjiye, aba ariko bigenda. Barangira barambwira ati ushobora gukina roli izo arizo zose, wakina iyihe roli muri filime? Ndababwira nti iyo mwampa nayikina. Barambwira ati okay, kina. Sinibuka ikintu bambwiye ngo nkineho, ariko nyine ubwo urumva wagombaga kwakitinga imbere y'abantu, imbere y'abajaji baba bari gukora bari gukoresha casting. Hanyuma ndabikora, gusa casting ya mbere ntabwo nayitsinze, n'iya kabiri ntabwo bampisemo, ahubwo iyo ya kabiri batampisemo niyo yatumye njya mu ya gatatu. Ubwo iya gatatu yahise inyorohera kuko uwambonye muri iyo casting ya kabiri niwe wankurije casting yo muri filime ye ariyo y'Umuziranenge. Bituma binoroha ko bahita bampitamo. Ubwize ebyiri za mbere watsinzwe n'izihe filime?
ntabwo iya mbere mvuga ko nayitsinzwe ahubwo sinzi ikibazo cyabayemo kuko nagombaga bwa mbere bambwiye ko natsinze ati uraba main actress nyuma baravuga ati rero twaje gusanga bidakunda nyine hanyuma kuko bagombaga gukina ari abarundi n'abanyarwanda barambwira bati wowe turaguherezamo indi role ariko ntabwo baba main urumva nahise nyifata nkaho natsinzwe hanyuma bamperezamo role ntoya hanyuma iya kabiri yonyine ubwo urumva naratsinzwe burundu kuko ntabwo bagize bampitamo iya gatatu rero mpitamo main actress mu buziranenge nyuma yaho wagiye mu zindi filime ni izihe nyuma yo mu muziranenge nahise njya muri City Maid urumva 2016 nakinnye mu muziranenge 2017 nahise ntangirana na City Maid ndi Diane nize ebyiri noneho wakinnyemo gusa se mbere yuko utangira umushinga wawe yego ni amafilime abiri wakinnye ni amafilime abiri umunsi wa mbere ugiye noneho gukina ubwo ni mu muziranenge ugeze kuri seti byari bimeze bite dusangiza ubwo buzima icyo gihe mwari mwakiniye hehe kuri filime ya mbere yego filime ya mbere ntubishe kumenya naraye ntasinziriye kuko nibazaga biragenda gute turakina gute ariko noneho icyo gitangaje ni ukuntu nagombaga gukina ntwaye imodoka kandi mu by'ukuri ntabwo nari nzi imodoka neza kuko kundi nyine bo waratwayeho gato nabwo uri kwiga utaragera mu muhanda ariko ukumva nabishobora ibyo muri filime naho ukibaza ko bari bukore montage ya danje utwaye kandi ugomba gutwara yagutwara rero naragiye nicyo kintu cya mbere cyancorenjinze birenze urumva andi masene twaragiye ndibuka twagiye Kicukiro dufata breakfast baduhereza script twe tuzifite twanazisomye neza numva nishimye kuba ngiye gukina filime noneho cyane ko nari mfite contrat nziza numvaga nyine kuko nabaye umukinnyi wa filime byacitse noneho reka rero tugere kujya gutwara imodoka ku yindi sene yaba bwa bumenyi nubwo urangica noneho ikintu cyabaye n'ibyo narizi byose bigenda wibaza ko habaye hari abantu bapakiye bameze gutya kuri seti noneho muri gukinira hanze ntabwo ushobora kurimita abantu ngo bareke kuza kureba noneho hari harimo director yari nkaka uwitwa Celeste yego nkaka uramuzi kandi yari icyamamare cyane noneho abantu bamubona bareba nkara hakurya ngo dore nkaka bakaza birukanka baraza barahagota hose icyokere cyaranyishe gukina imbere y'abantu ni ikibazo nongeye imodoka ntayimenyereye nkavuga noneho urumva gukinira muri abo bantu ni uko uba uzi gutwara neza yego kugira ngo ndavuga ibibazo ngunze umuntu naje gukina filime noneho baranamfunga ndabigenza gute kubw'amahirwe producer yari umwana mwiza gusa dusingiza imana iyo nyine bashatse uburyo bambwira bampumuriza biroroshye urumva bari babizi neza ko ari ubwa mbere nkinnye filime n'ikiniraho ntinya abantu ngira gute ibintu birancanga na director nyine barangira ati we tuza ibintu biragenda neza n'iki ndumva iyo sena nayikinnye ku munsi wa kabiri umunsi wa mbere byarakunaniye kuko baravuze ati n'ubundi amasaha araza kugendera ubusa tubaze dukore andi masene adahura n'abantu benshi kuko n'ubusanzwe ahantu hose nkora n'abantu benshi kabisa ntago mba numva meze neza urumva byaragoranye kuko bwari ubwa mbere hazamo n'icyo cyo gutwara imodoka ariko ndi kwibaza ku munsi wa kabiri wabashije kwitwara noneho yego ku munsi wa kabiri narabibajije narasenze wase iryo joro rindi waraye usenga ndavuga mana niba koko
ari wowe watumye nza muri sinema urabizi neza ko nanyuze mu bintu byinshi hari utuzi twinshi tutakunze hari iki niba koko kana ari akanjye ndakwinginze bana nanjye kuri iyi seti nyereka ko byibura nabishobora nyereka ko byibura aka kazi ko nagashobora niba ahandi hose byaranze aho kuko naho byange ndakwinginze nyereka kuri kumwe nanjye mbishobore narabishoboye Imana yarakwigaragaje ubwo ahandi byari byaranze ni hehe wari warashakishirije hehe kuko uyu munsi urumva nagiye muri sinema narapurayinze ahantu henshi hatandukanye nakubwiye ntabwo byari inzozi zanjye zari izo kuzaba umunyamakuru cyangwa nkaba umucamanza ibyo urumva nagiye kurangiza segonderi byo bitangiye kuyoyoka mbona bitazakunda noneho ndapurayinze urabona ntabwo ariko twese turangiza segonderi ngo tubone ubushobozi bwo kujya muri univerisite naragiye muri univerisite ariko ntibyakunda ko ngumamo igihe kirekire ubushobozi bwanyeretse ko yanjye yashizemo nyine ubwo mba mpagaritse gato ubwo wari watangiye kwiga ibiki muri kaminuza nari nakomeje tourisme n'ubundi kuko niyo nize muri segonderi n'ubushobozi bwabuze kugira ngo ukomeze ego ubwo urumva ntangira no kuapurayinga bitewe na level mfite biranga akazi karabura biki ubwo nagiye kujya muri sinema maze igihe ubwo ncuruza inkweto kurangura za Kimisagara ugacuruza nk'abazunguzayi nyine bisanzwe udafite ahantu iseti ihamye yaruhango umuntu araguhamagara ukamuzanira yego bamwe baramuhamagara nkabazanira niyo waba utamuhamagaye kandi nari mfite ahantu nzishyira ku muhanda hafi y'umutaka w'umwe mu bantu bakoraga ku Gasaraba kuko ni hafi yo mu Rwanda rwacu ku Gasaraba hanyuma nkazitereka aho ngaho urumva nta transport byansabaga kujya kuzicurizayo gusa nkazishyira aho ngaho abantu ba nimugoroba baba abanyeshuri bavuye ku ishuri baba bavuye ku kazi bakahaca kubw'amahirwe nyine bakangurira ejo ngasubira n'ubundi kurangura Kimisagara hanyuma nkabona ariko ntabwo bigenda neza nkuko byakabaye rero ibyo biri muri bimwe naganirije Hagis turi kuva kuri Alpha Palace aho twakoreraga nyine twamurikiraga impano zacu ananyije nambwira ati ariko washobora gukina film kandi ibyo ushaka bizakunda urabona hari abantu bamwe hari ikintu kigeze sinzi niba uyu munsi gihari ariko hari ikintu kigeze kubaho ku buryo buri wese avuga ngo ese usanze yonde usanze nde ugiye kwa purayinga ugiye kudepoza ahantu aha ninde usanzeyo hari bagasanga nta muntu nzi nta n'uwo tuziranye nta kintu na kimwe ndi umwana wa kabiri wacu urumva nta mukuru wanjye nawe yari bwe kirangiza ntago yarazanye n'abantu benshi ngo tuvuge ngo tuzanye n'abantu benshi noneho Hagis arambwira ngo se icyifuzo cyawe ubundi gikomeye ni iki ndambwira ndashaka amafaranga ariko ikirutaho ndashaka kumenyekana cyane kandi ku izina rya papa wanjye akamenyekana ku buryo abenshi bazajya bavuga ngo nziranye na Bahave umukobwa wa Bahave noneho natwe tube abantu nyine bazwi niba wenda tuvuge ngo hari nk'umwana ushaka serivisi runaka akavuge ngo nziranye na Bahave uyu munsi muri make uvuga ati dore ya filime y'umukobwa wa Bahave kuri televiziyo y'u Rwanda icyo noneho kitari icyo gusa oya ahubwo ngo ndashaka kujya muri filime uziranye nande nziranye na Bahave wow nyine nashakaga nanjye ikintu kubera iki bakomeza bavuga ngo runaka washaka kubaka izina ry'umuryango yes kandi aho Imana igejeje ikora tubaye dushimiye amafaranga yo winjiyemo ushaka warayabonye araboneka muri sinema narayabonye niyo mpamvu ndi gukora filime yanjye
Okay, turaza kuhagaruka. Amafaranga arahari muri sinema. Arahari. Amafaranga arahari muri sinema. Turi kuganira na Bahavu Janet Usanase, akaba ari umwanditsi w'impanga akanayikinamo. Mu kanya turayigarukaho, turaza kugaruka ku rukundo rwe, turaza no kugaruka ku bibazo by'amatsiko. Urazamuka ujya muri filime yitwa Stimedi. Abantu barakumenya, hari n'abagezeho bibagirwa izina rye bakajya bakwita Diane. Ego. Ariko uza kuvamo upfuye. Gupfa muri filime, role wakinnye ukayikunda ikakumenyekanisha, ugapfa muri iyo role bakakugaragaza wapfuye. Wumva bimeze bite? Ubu numva bimeze neza. Ubu wumva bimeze mbere, ariko mbere bikiba? Mbere bikiba ntabwo nabikunze kuko ntabwo twe twabyumvikanye. Ubundi umwanditsi akenshi yagakwiye kubabwira umukinnyi we ati, kuko akenshi uramusobanurira uyu nguyu muri filime yanjye, uyu bizagenda uko bizagenda gutya uzagera aha. Niyo mpamvu n'umukinnyi rimwe na rimwe avuga ngo iyi role sinayikina, undi akavuga ngo iyi nayikina. Gupfa muri filime ni ibintu bisanzwe. Amafilime menshi turayabona abantu bakina bapfuye. Njye sinanakinnye napfuye kuko nta show yanjye napfuye yigeze igaragaramo, kuko ntago twari twabyumvikanye, nanjye nabibonye dusho byabaye. Ariko ubu numva nta kibazo, ahubwo mbona ari inzira nziza y'iterambere ryanjye. Ni ukuvuga ngo ni inzira Imana yari yashizeho nziza yo kugira ngo mpumuke, ndebe kure, nkore cyane. Ukore cyane. Yego. Ariko kiragiye warababaye kweri? Narababaye rwose. Nubizi se nyine ikindi mo kiba ari icyo, nari nababaye. Nari nababaye rwose. Urababaye. Icyari kikubabaje cyane se buriya cyari ikihe? Ni izina wari umaze kubakira muri ya filime wavuga ati izina ryanjye, cyangwa nuko gusa kuba mutabyumvikanye? Oya, icyari cyambabaje cyane ni uwo mutima gutekereza kunyica. Kudatekereza, kuba wanyohereza hanze, kubera iki byakujemo gutekereza kunyica? Kubera iki? Nyine icyo kintu turandika, nanjye ndi umwanditsi. Ariko ntabwo ibingibi byewe mbijyana ku mwanditsi, kuko ntabwo umwanditsi, nta nubwo umwanditsi igihe ari we twari twarahuye nawe, kuko kugeza uyu munsi nta nubwo nzi umuntu yandika. Ariko nta contract nari mfitanye nawe, nta n'ibiganiro birebire nari naragiranye nawe. Uwo twari tuziranye ni nyirayo, kuko ni nawe twavuganye ugiye gukina uruyu, uzakina uruyu, ibintu nk'ibyo. Noneho icyambabaje ni uburyo nyine uwo mutima wo gutekereza, kuvuga ngo umuntu niba avuye mu bintu byanjye reka mwice. Ntago nyine mbikurura, icyo gihe ntabwo nabikuriye neza. Wari wabivuyemo? Wari wabivuyemo? None bivuyemo gute? Undi wari wamaze kuva, wowe wari wasezeye muri Stimedi? Oya, twebwe twari twaganiriye neza, ndanabyibuka kuri ndibuka episode za nyuma nakinnye, ariho hariya nitaba telefone, kuko urumva ntabwo nari nzi igihe bizakurikira. Nagiye gukina biriya, we noneho n'ukuntu twaganiraga, urumva nafite projet zanjye afite ize, ariko uburyo twaganiraga akambwira ati wajya hanze mu gihe uvuye muri Stimedi n'undi wasura muri Canada. Ideri cyantunguye n'uburyo twaganiriye uwo munsi n'ibyakurikiyeho. Nyine naravuze kuki yabitekereje gutya kunyica? Ese abyumva gute mpfuye ubundi mu buzima busanzwe? Bwo nyine urumva wibaza ibintu byinshi bitandukanye, ariko ni business. Ikindi buri muntu wese abashaka kubaka ibye ngo bikomere, wasanga ari cyo cyagombaga gukomeza Stimedi nyivuyemo. Ubona byaratewe na competition hagati yanyu noneho? Oya, nta competition birimo, ahubwo no kuvuga ngo wandika wenda kuri filme kugira ngo iki kiryoshye cyane filme yawe. Siko bimeze? Buriya wasanga rero ryo cyari gutuma niba Diana sote mapfuye wenda ari byo biri buyigire nziza kurushaho. Yeah. Yeah.